bakunzi b'Ibaba TV twongeye kubashimira kuba mwemeye kubana natwe akanya nk'aka turi kumwe n'umutumirwa mubona kuri kamera zacu ni G ngira ngo yatangira twibwira se ngo mpamvu yo kubibwira kimumbabare umuntu ujya kuyitangazamakuru kwivuga afite icyo arimo arashaka nimba ari imfashanyo mu mpa ndende nivuga ariko nta mfashanyo ntabwo nshobora cyane imfashanyo sibyo yenda kuba atakuzi kuba adashaka atanzi se barashaka kumenya ngo bangire batari kumenya barashaka kumenya amakuru yawe ese oya reka tubwize uyu muntu turi kumwe ni muntu ki ni mwana ni njyewe njyenyine ariko ntabwo ngendanye ntabwo njyewe njyenyine abateyi abavandimwe urumva ariko byanjye ndabizi oya nta mpamvu y'amazina se sindi icyamamare ngo no kugira ngo bakunde banshyigikire yewe ko byacitse ni njyewe nyine bazakubaza bose amazina y'umuntu kuyatangaza no kutayatangaza ni uburenganzira bwe ntayo mvuze kubera ntacyo bitwaye rwose reka dutangire ikiganiro twihanganisha abantu batandukanye ushobora kuba umeze neza cyangwa se utameze neza uri mu bitaro ufite ibibazo cyane cyane reka twihanganishe abantu babuze urubyaro ndetse n'abari mu bitaro bitandukanye bumva batamera neza ushobora kuba utameze neza none ariko undi munsi ukazaba umeze neza iby'isi ni gatebe gatoki ukomeze kwihangana nta kundi nyine ni kubuzima bumera so mu gutangira rero turi kumwe n'umushyitsi no mu usangwa hano kuri shene yacu akaba ashaka kuganira n'abakunzi ba shene yacu ya Ibaba TV guhaye ikaze ibintu bitatu byakubabaje mu buzima n'ibindi bitatu byagushimishije yasoze byabaye ikibazo birumvikana ko biri mu byakubabaje icyo ni kimwe ese nk'icya kabiri wumva cyakubabaje ni nk'iki bakwibye gute byagenze gute noneho ikintu bwa mbere uretse bwa mbere ni kenshi ariko bakubise intoki gutya ndi kugenda telefone kutasitwara ariko ibyo tunabyihorera kubaza umuntu ni byinshi n'ibishimisha umuntu byinshi twari twabajije ibintu bitatu byakubabaje sha ni byinshi mwana atarabashije ushaka no gushaka none se ntabwo yemeye kuduha ikiganiro reka ibyakubabaje tubyihore kuko na none ndabona ikibabaye tujye ku byagushimishije none ibintu bitatu byagushimishije ibishyimbo ntawe nsaba imana yakoze ibintu bitangaza mbasha kubona icyo kurya mbasha kubona icyo kwambara mbese ndatekereza ko nta kintu nashaka muri ubu buzima busanzwe ngo nkibure urumva icyanshimishije yabo
kari kugeza kizunguza ikibuno kirimo kari guhera hejuru